Ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe uburezi REB bakomeje gukora ibishoboka byose ngo haboneke inkuru z'ikinyarwanda zinogeye amatwi y'abana b'Abanyarwanda bari mu mashuri abanza kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatatu. Abahanga bemeza ko igihugu gitera imbere cyane iyo cyifashisha kigaha agaciro ururimi rw'abenegihugu. Mu Rwanda bikomeje kugaragara ko hari abana barangiza amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye batazi gusoma neza ikinyarwanda. Kuri ubu u Rwanda rukomeje gufatanya na Amerika mu gushakira umuti iki kibazo. Muri iyi minsi REB na USAID bamaze igihe bakosora bakanashungura inkuru z'ikinyarwanda zanditswe n'Abanyarwanda harebwamo izuzuje ibisabwa zigomba gusomwa n'abana b'u Rwanda bagakura bafite nibura ubumenyi bw'ibanze mu gusoma ikinyarwanda. Kugira ngo tuzwiho umuco wo kudasoma, buri gihe baravuga bati Abanyarwanda ntidusoma, kandi bimwe urebye haba harimo ukuri nubwo hatari abantu bose ariko benshi. Gusa mu kudasoma hari igihe biterwa no kubura ibyo basoma. Kubura ibyo basoma rero bikaba biri mu byatuma badasoma. Kuba rero hagiye kujyaho biriya bitabo bitandukanye n'ibyo n'ibisanzwe byigishwa mu mashuri, numva ari ikintu cyiza cyazatuma n'ubundi tuzamura uwo muco, bigatuma tuzamura uwo muco wo gusoma. Tubasanze hano muri workshop mwari mumazemo hafi iminsi 10, nako ni iminsi 10 yuzuye yasoje uyu munsi. Nagira ngo utubwire use n'udushanyiza akazi mwakoze karakahe, akazi mumazemo iminsi 10. Akazi tumazemo iminsi 10 rero ni akazi katoroshye, kasaga nk'agakomeye, kadusabaga gukoresha ingufu nyinshi. Twatangiraga saa 2, nta na rimwe twatahaga mbere ya saa 12, ahubwo twazirenzaga. Kari akazi ko gusoma inkuru zanditswe n'inzu zisohora ibitabo zitandukanye. Byari ibitabo bigeze kuri 600, birenze 650. Ibyo bitabo byose mu by'ukuri ubu dusa nkaho turi ku musozo wo kubirangiza. Twagiye dukora turi itsinda ry'abantu 3, hanyuma tukagenda twunganirana, buri wese atanga ibitekerezo ku gitabo twabaga turimo dusoma. Ubwo tukiraho nkabaza ngo mugamije iki? Murimo murasoma bya bitabo byakozwe na zanzu bigera kuri 600, icyo mugamije ni iki? Icyo tugamije rero ni ugutoranya muri ibyo bitabo, mbese ni ukubiha amanota, tukarebamo ibyiza, hanyuma ibyo byiza bikazaba byakoreshwa mu mashuri. Ibitabo byiza bizavamo ntibikoze neza bizakoreshwa mu mashuri, ariko babanje kubikosora aho twagiye tubona bagiye bakora udukosa. Aho rero niho nshaka no kumenya amakosa mwabonyemo yibandamo cyane n'ayahe, niki mwabwira nyine abo bantu bandika ibyo bitabo, nk'icyo navuga cyo gukosora. Muri rusange amakosa yamunitse muri rusange abenshi bagenda bahuriraho ni amakosa ajyanye n'imyandikire y'Ikinyarwanda. Yo rwose usanga arimo menshi cyane. Andi ni amakosa usanga ajyanye n'ikibonezamvugo, ugasanga interuro ntizimeze neza, ntabwo ari iz'Ikinyarwanda cyiza. Andi makosa wenda yagiye agaragara ni amakosa ajyanye n'amashusho, ukabona ibyavuzwe nko ku ishusho yashushanyijwe ntabwo ihura n'ibivugwa. Muri rusange nayo makosa y'ubwoko butatu urebye yagiye agaragara cyane. Naho tugiye nko mu ireme ry'inkuru mwazikunze? Ireme ry'inkuru harimo inkuru nziza pe, wumva ziryoshye, abana bashobora gusoma bakazikunda. Ariko harimo izindi birumvikana wumva nta kintu zivuze, zidafite insanganyamatsiko. Izo rero zidafite insanganyamatsiko birumvikana akenshi ntabwo twagiye tuzibona. Ibitabo tw'abana, igitabo mbese twabonaga kijyanye n'insanganyamatsiko z'abana ntabwo cyashoboraga guhita
ku buryo nyine ubu ngubu tuzabona ibitabo ndetse abana bacu nabo bakazashobora gusoma, bagashobora kugira n'inyigisho bakura muri kiriya gitabo bazasoma. Hanyuma nkibaza ngo kuba ibi bitabo bigiye kuboneka, ese hari icyizere ufite gihari cy'uko byazamura koko umuco wo gusoma, cyangwa haba hari ikindi kibazo utekereza ko gituma abanyarwanda batagaragaza cyane umuco wo gusoma? Nta kindi kibazo gihari, ni uko batabona icyo basoma. Mu by'ukuri mu zindi ndimi bafite ibyo basoma, ariko mu kinyarwanda rwose ntabwo bari bafite ibitabo bihagije byo gusoma. Ntabwo ugenda no ku mashuri yacu ukareba mu mazu y'ibitabo by'ikinyarwanda birimo aba ari bikeya cyane. Hari ababyeyi batekereza ko wenda uko umwana ari gusoma igitabo cy'ikinyarwanda adakuramo ubumenyi bwinshi, we agatekereza ati yakagombye ko ari gusoma nk'icy'igifaransa cyangwa icy'icyongereza kugira ngo yunguke urwo rurimi. Ese gusoma igitabo cy'ikinyarwanda bifite akamaro? Bifite akamaro cyane. Burya ishingiro ry'ubuzima bw'umuntu ni umuco, kandi umuco ubumbatiwe n'ururimi. Igihe uzaba ujya kuvuga ikintu ukananirwa kukivuga mu rurimi rwawe, nta muco uzaba ufite. Igihe rero umwana ashobora kubona icyo asoma mu rurimi rwe, agashobora kumenya umuco we n'ibindi, nta kizatuma atabimenya. Ishingiro ry'ubumenyi, ishingiro ry'indangagaciro ni ururimi rwacu, arirwo rubumbatiye umuco.